Abdul, isubukurwa ry'imyitozo mu ikipe ya Rayon Sport, navuga ko musanze abakinnyi bari bameze bate umunsi wa mbere, wari umeze gute muri rusange? Navuga ko umunsi wa mbere buri gihe biba byoroheje kubera urebye abakinnyi bavuye mu minsi mikuru, donc babonye ikiruhuko kigeze mu byumweru bibiri. Umunsi wa mbere akenshi aba ari kongera kugarura abakinnyi muri ritme, kuzamuka gahoro gahoro nta guhera hejuru. Urebye muri rusange nibyo twakoze uno munsi. Ku giti cyawe mbere y'uko tugenda ku bandi, uhagaze gute, ubuzima bumeze gute kuri Abdul? Mpagaze neza, maze hafi ibyumweru bitatu bambaze meniscus, so donc nkomeje gukurikirana gahunda y'abaganga bampa, bivuga ko mu byumweru hafi 4 cyangwa se 6 tugomba gutangira imyitozo iri rusange n'abakinnyi. Abafana bizere ko muri leta tujya kubona ku kibuga? Yes, icyizere kirahari kubera ko biteganyijwe yuko nzagaruka mu kwa kabiri. So rero match donc zikurikije za Musanze ndazatangira kuba nagaragara. Ibyavuzwe ko ushobora kwerekeza hanze y'u Rwanda wagwa Abdul, wenda hari ibyo wanditse kuri social media zawe, ariko mu buryo bw'itangazamakuru bihuye bite? Navuga ko nta kintu na kimwe gihuye. Navuga ko ni ibihuha kuri njyewe kandi no ku ikipe yanjye. Nta muntu n'umwe uzi aya makuru, n'uwayanditse nta muntu n'umwe ugeze avugana nawe kugira ngo yashimangire. So kuri njyewe kuri twese ni ibihuha. Amasura mashya y'abakinnyi uyu munsi bagaragaye, cyane cyane kuri Ruvumbu niwe wanatangajwe. Kuza kwe bivuze iki mu ikipe ya Rayon Sport? Mwebwe muri satisfait kuza kuba ari we wenyine waje, cyangwa mubona hari n'abandi bagomba kuza nka kapiteni wanarebye n'imikino myinshi wenda utari mu kibuga? Icy'ingenzi urebye dufite groupe nshyashya kuri twebwe no kuri coach, uko afite maintaining kuri groupe harimo effect nini cyane. Urebye kuba wenda ufite groupe nshyashya yiganjemo abakinnyi bashyashya, navuga ko wenda experience itari hejuru cyane, ni ukuvuga ko twabaye aba mbere tubabaye kabiri tugera kuri aba gatanu. Urebye harimo amanota abiri twe n'ikipe ya mbere, so navuga ko ntabwo ari resultat mbi. Amanota 28 muri match 10 na zingahe ni menshi urebye na groupe dufite. Gukora renforcement urebye yes byari bikenewe, donc biraterwa n'umutoza aho abona bitaragenze neza. Donc navuga ko Ruvumbu yes ni element wenda twaba dukeneye bitewe na forme yaba afite, donc bigenze nk'uko wenda tubyiteze yadufasha. Uko bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bitege iki muri phase retour cyangwa se ku mpera z'iyi shampiyona muri rusange? Urebye twagiye tugira impinduka nyinshi kuko twatangiye pre-season kuba turi hejuru, ariko icyizere kigenda kimanuka gahoro gahoro. Ariko icyo dukeneye donc ni ukugarura icyo cyizere, ni ukongera guha ibyishimo abafana, ni ukongera kurwanira ko twabona umwanya wa mbere kugeza kuri sezi irangiye. Merci.